Ntarajya muri byinshi mufitanye ahe amateka uworoje. Roje amateka mfitanye nawe nuko ari umugabo wanjye. Ariko se ngewe hari ikiba uworoje maze kwakira abantu bose babagore bavuga ngo ni umugabo wabo. Roje ati ndagukunda. Akurugo rwanyu rwari gukomera ntago neretswe ariko urugo rwawe na Roje rwari gukomera ko mwese mwarabatambye. Roje ati wasenye ndagukunda. Ese wankundiye iki? Aratangira ati nakubonyemo Imana kandi nanjye ndasenga ati ibintu byacu byazagenda neza. Nyine ibintu by'urukundo asa nk'ubinkiramo. Ubwo Roje aho nabagaho umuryango wanjye wansize yadukana ingeso kugeza kundeba. Akaza kundeba nyine nk'abantu bamuzi asenga kaza bakaganira. Mbese ndavuga ni n'ubundi ni umuntu usenga yarazaga agasengera n'abaturanyi akanabahanurira rwose bamufata nk'umuntu ugira ute usenga Imana. Twaba tuvuye mu materaniro nkajya kubona nkabona araje amateraniro yarangiye gateka mugasanga mvarya akahava bihiye ariye agasenga agahanura akagenda anagira karimi keza ku buryo ushobora kumwizera biri vuba cyane. Twaryamanye gute byagenze gute? Roje rero ukuntu byagenze iyo kururukuru yagize yo gukomeza aza mu rugo ansanga byageze aho abigira ingeso kuko uwo munsi ndyamana nawe byari kuwa kane twararagamo groupe kuwa kane tugasenga kuwa gatanu. Byari kuwa kane turi bwinginge umusore araza ari kuwa kane aje avuga ibigambo bibi cyane gusa akabivuga ubona ari bya burage ariko kibazo umuntu w'Imana uri kugenda avuga amagambo ameze gutyo asenga ngo gira ngo tugire iryo jambo ngo gira ngo tugire wowe ukajya ujyanga kuvuga ngo gira vuba tujye gusenga ahubwo ari kuvuga ngo gira tugire agakomeza akavuga ngo gira tugire. Ubwo rero Roje twari twicaye mu ntebe birahiye turariye turangije no kurya ntegereza ko umuntu azaguka ngo tugende ndaheba kuko nari maze no kwitegura rwose nkurikije uburyo byagenze ni nka Satani wari wansabiye kuri Roje gusa ngiye kuba ko namwizeraga numva ko ari umuntu tuzabana sinumvaga ko ikintu nk'icyo ngicyo yanagitungutsa mu kanwa ke. Urugi Roje ararwegeka amaze niwe warwegekeye nise kukinzi ndagira ngo tuganire nk'abantu bakuru ngo none se ngo ahita azansumira ngumva ngo wansomye ndavuga ni kwa Gina ngo ngire ne mwari mugiye mu masengero cyane arakubwira uti wansomye ngo cyane rwose ngumva barira unsomye ndamubwira ni se uri seriye koko byuvuze urakomeje kwiye ku mutima ngumva ngo nsoma ngo none se ngo sindi ngo ndiki kuri we yarambwiye ngo ndiki kuri wowe ndamuganira umukunzi wanjye none se nyine ntigomba kuzuza inshingano zo kuba ndi umukunzi wawe kuko muri saro yanjye kugira ngo ntandukanye saro naho nkiri byombo harimo ikirido. Noneho ubwo iyo twarariciye turwana tumaze kurwana arambwira ati ngenda none wanze kunsoma ngaho mpobera ku ngufu nuko guhobera nabyo turabishwana namuhobeye ambwira ngo reka tugire niko namuhobeye kuko yarakubwiye ati basi mpobera none ahita avuga ngo mpobera tugire nuko yahise avuga ndamwe nise mpobere tugire iki ngo ariko se ntabwo uri kubyumva tugire cyane rwose ndetse tugire iki ndamuganirira wa muntu we dore nta nubwo uri gutinya Imana urabona amasaha yo kwinginga urayatakaje uri muri ibi urabona biri bugarukire hehe. Umusore atumva ngo abwire ikindi kintu utaroze ati yarambwiye ngo gukora icyaha ngo si icyaha ngo ahubwo icyaha ngo ni uko utemera ko wakoze icyaha ngo mbabarira ngo nkemurire ikibazo mfite. Ndamubwira ni mwami Yesu ntago ari icyaha ahubwo icyaha ni uko utemera icyaha ngo ukihane. Mu yandi magambo reka tugire ku mugani wiwe turajya kwihana nuko yambwiye
turagigirana koko arambwira ati ndahita mbana nawe ndahita mbibwira mami avuga Grace nyine ngo ndahita mbimubwira ngo adushyigikire ngo nta bushobozi mfite buhagije ngo gusa ngo ndahita mubwira ngo nagari bure kubyumva ngo atadushyigikira ngo twite tubana namwe ndetse turabana twakoze icyaha turakoze turi n'abahanuzi ibi bintu saa 4 cyangwa saa 5 saa 4 n'igice saa 5 rwose byari bimaze kugera umusore muzima arangije arambwira ati rwose wa muntu we ngende kamamba yambaye byarangiye ntacyo nyiramira wambonye wondi nibwo yambwiye ati ntacyo nyiramira wabonye yari yakuyemo ipantaro yonyine arambwira ati n'ubundi ndigaragaje ntacyo nyiramira nago nabingwa ikigwari urumva nago naryamanye nawe nabigambiriye nuko ubwo Roje tuba turyamanye gutyo ndamubwira nyamara Roje nteye inda arambwira ati reka ati ngiye wapi ndabizi mfite ubuhanga bwatuma nagutera inda nuko yahise ambwira afite teki we muri we habamo test ngiye niko yambwiye yati ngiye mfite ubuhanga bwatuma inda ntayigutera nanya ni uri shubi nuvuze urabizi ti cyane rwose tihumura ati nago nigeze nkutera inda ndamubwira ni naragiye ndicara pe mera nk'uwamenywe h'amazi urumva nari mfite agahinda n'umubabaro ikintu cyambabaje kurenzaho nagiye kubona mbona Roje araje mu materaniro yirukanka mva nihindiri nyinshi cyane atera za haleluya Yesu we Roje arabyina Roje araririmba Roje arahanura Roje mva najya mureba natekereza ibintu yarayakoze nkavuga ni wa mana we ibi bintu ntibibaho ukarisha Yesu wabonaga ari feeling ibi umva wabonaga we n'Imana ari umwe ndavuga ni Imana nahise ntaha uziko ibyo nari byo Roje yacishije ndandikira message ndabwira ni Roje Imana izakwanika umunsi umwe ibyo bizajya ku mugaragaro si yambeshye se ko tugiye kubana kandi nyine yifite undi mukobwa bari gupanga ubwo bukwe kandi nanjye nawe numutegereje yakomeje nje karabimisha koko arabimisha hako none mumva ko ngiye no kumufungisha bita mu matwi ye azabizanye ko ngiye kumufungisha kumurega azabizanye yari afite inote mu 10 arangije arambwira ati wase rero biteye n'inzara n'abana n'iki akiri mu 10 ndagiye mu cyumweru muri kiriya cyumweru harandi guteganya amafaranga ngiye kuyashaka nzayaguhereza 40 utangira ukoshereze n'umwana kuko azinda yifite mu ntoki mana yanjye icyo nge mbonye kuko nundi nawe yadomyeho rimwe irinjira nawe adomaho rimwe kandi bo ntanda yatafashe ndi n'umugore wa kanerega araje utututereve kire tayini moraje cyane rwose ndu witeka pe cyane rwose ati mvugana namwe tore akabyinagana cyane pe cyane njye namuturiye cyane bikomeye namaze birababaje ndabimubwira ahubwo nta nubwo mubizi muri iyo minsi yaraje narabyaye nyine muri iyo minsi ubu naga telefone kanjye yarakajyanye ubu yaraje aza kugusura gutwara agatelefone cyane rwose agatelefone kanjye arakamurura arakajyana ubu reka mbasuhuze mwebwe mukurikirana inkuru n'ibiganiro tugenda tubagezaho mu buzima bwa buri munsi aho muherereye hose Imana ibaha umugisha ni Isezerano TV ni ukuri Nyako TV ni Grace Official turabakunda cyane twongeye turagaruka kandi muri rwa rugendo tumaze igihe tugenda tuvuga ngo kuki hari abantu bari kugenda biyoberanya bigira batagatifu narababwiye ko iyo nakoze mu nkuru ngiye murabizi imyaka 3 tumaranye kuri YouTube ntago njya ncirwa iyo mbonye umuntu ari kwiyoberanya nemera ko umuntu yagira intege nke akagwa nemera ko umuntu yabyuka nkuko muri imbere yacu turi kumwe n'umubyeyi agiye kurushaho kutuganiza no kutwibwira amakuru yawe wa mubyeyi we amakuru ni meza urongera akajwe ndavuga cyane nta kibazo yego amazina yawe witwa nde amazina yanjye nzwi ku izina ry'Uwase benshi baranzi ku izina ry'Uwase yego ariko amazina y'ababyeyi kudangamuntu ni Twineza Ariete ni ukuvuga ngo witwa Twineza Ariete niyo mazina yawe bwite ariko abantu benshi bakuzi Uwase niryo ryanjye niryo rizwi umuntu utambira Imana cyane nikonzwe
urongera akajwi ari ukuntu uri kuvuga gahoro ndongera aho ngaho bene nk'ako kavurime ntacyo kariwe gatwaye wase amakuru ni meza njyewe naje kumenya amakuru nta nubwo nshaka ko ndi bubisasire hirya iriya ngo mbikubite hirya iriya mbangira ngo abakunzi badukurikiranye bamenye inkuru uko yagenze uko byatangiye. Yego. Umuntu witwa Roger uramuzi? Roger ndamuzi cyane. Irindi zina rye ninde nimba umuzi? Yitwa Byiringiro Roger. Uwo mugabo nayahe mateka mufitanye? Nge ntarajya muri byinshi, mufitanye ayahe mateka uwo Roger? Roger amateka mfitanye nawe nuko ari umugabo wanjye. Ariko se ngewe hari ikiba ubu Roger maze kwakira abantu bose b'abagore bavuga ngo ni umugabo wabo. Ubundi uyu Roger ni gatiki, ubundi afite iyihe miti? Urebye Roger ashobora hano kuba yifite. Gusa nyine nge n'umugabo wanjye, nge niko mbizi ko ari umugabo wanjye. Sobanura ubundi uvuka he? Nge wacu ni no muri Gasabo, ni kavukire yanjye. Gasabo hano muri Gasabo. Yari agacuriro. Muwe murenge? Muri gacuriro Murenge wa Gisozi? Hariya Murenge wa Gisozi hano muri Gacuriro. Cyane rwose ara niho navukiye. Nanjye nkomoka mu murenge wa Gisozi mu kagari ka Ruhango. Ya turi kumwe ahubwo. None se reka twanzike noneho n'umugabo wawe gute umuntu mwabyinanaga? Umuntu mwasirimbanaga? Umuntu mwatambiraga Imana? Ubundi ubungubu si mwebwe mwarateje umurabagarase? Nje ndagira ngo uze kunsobanura iki kintu. Ni umugabo wawe gute? Roger, ngewe Roger kugira ngo menyane nawe aba umugabo wanjye, yaje avuye mu ntara. Yego. Aza mu ntara aje gukora umurimo inaha i Kigali. Yego. Umurimo wo kwinginga nyine muri groupe yo gusenga. Umurimo w'Imana. Yavuye mu ntara aza mu murimo w'Imana muri Kigali. Cyane. Aje mu rusengero cyangwa aremvita hawe? Yaraje gusenga. Yaraje gusenga ari ikintu ari umurimo w'Imana umuzanye. Roger rero noneho mukuza dukubitanira mu murimo w'Imana. Yego. Aho niho namenyaniye na Roger. Roger turamenyana turasengana kenshi pe. Ubwo mwasenganaga hehe? Twasenganaga muri groupe. Groupe yi? Groupe Urumuri. Urumuri niho kwa Garasi? Cyane rwose mami ni umubyeyi wacu ni wari tuyoboye. Yego. Ni wamuzanye i Kigali? Ni umubyeyi. Uwo Garasi? Uwo Garasi ni we wamuzanye. Ubwo rero akimara kuza twafatanyije umurimo w'Imana. Yego. Turasengana kenshi gashoboka. Ese muri abingingo? Gusa pe yaje nyine umubona ko ari umukozi w'Imana bitewe nuko ni umukozi w'Imana kuko shitani ntago ajya ahantu hatari ubutunzi. Igihe cyose shitani iyo yagabye igitero akigaba ahantu hafite umumaro. Yego. Kuko ntago twavuga ngo ntiyari umukozi w'Imana, yari we kandi naho hari tumubwire ko akiri ibyiringiro. Biracyahari ibyiringiro. Ruje mu kumenyana nawe twaramenyanye turasengana. Gusa ngewe bitewe n'ubuzima yaje nsangamo. Wari umukobwa? Nari umufiyemeri. Yego. Mfite abana bangahe? Mfite abana 2. Yego. Ubwo wari ufite uwo mwana? Nari mfite uwo mwana nyine yaje mfite abana 2 b'abahungu. Umwe afite imyaka 3, undi afite umwaka n'igice. Yaje rero ndi kumwe n'abo bana. Ubwo rero mukuza gusengana bitewe nuko nashakaga nk'umukozi w'Imana nkavuga ni hari igihe umuntu asenga afite intego avuga ni Imana uzangirire neza. Hari izindi ntera nshaka kuzangezamo bitewe no gusenga. Ubwo Roger araza amfatirana nyine muri ako gahe nari ndimo. Kwa ko nari maze no kuba imfubyi. Maze kubura mama na nyogokuru bandiraga. Papa wawe ariho? Ariho ariko nago nza amarengero yiwe. Ni amateka nayo? Ni amateka maremare. Ubwo aza ndi muri icyo gihe. Yego. Aje muri icyo gihe rero urabyumva nawe nari nkeneye umuntu noneho mbahafi kuko bitewe n'ubuzima nari nsigayemo nari kuvuga ni Imana byibuze nsumbusha umwe nk'umuntu nge simbeshya umwe nk'umuntu wamfasha ubuzima ndimo byibuze akandirira n'aba bana. Icyo cyifuzo nkaba ari cyo mfite mu mutima wanjye ndimo ndasenga. Ubwo Roger baraje turamenyanye bikomeye cyane. Roger ati ndagukunda. Akurugo rwanyu rwari gukomera ntago neretswe ariko
urugo rwawe na Roger rwari gukomera ko mwese mwari abatambyi. Roger ati wasenye ndagukunda. Ese wankundiye iki? Aratangira ati nakubonyemo Imana kandi nanjye ndasenga ati ibintu byacu byazagenda neza. Nyine ibintu by'urukundo asa nk'ubinkiramo abikiramo pe. Ndavuga ni Mana ushimwe byibuze umpaye umuntu wo mu nzu y'Imana azamenya umubabaro wanjye bitewe n'ukuntu yari arimo ambwira ati nanjye nanyuze mu bintu bikomeye cyane nshaka umukobwa wababaye ubuzima tuzafashanya uzamenya uzubaka urugo uzarushobora. Ndavuga ni byanze bikunze ngiye kubisengera ibintu ushaka kuba birimo Imana. Nuko Roger yaje mu buzima bwanjye. Roger tugiye mu rukundo. Murakundanye? Turakundanye. Mami arabimenya? Mami yari atarabimenya. Ubwo Roger aho nabagaho umuryango wanjye wansize yadukana ingeso kugeza kundeba. Akaza kundeba nyine nk'abantu bamuzi asenga akaza bakaganira. Mbese ndavuga ni n'ubundi ni umuntu usenga yarazaga agasengera n'abaturanyi akanabahanurira rwose bamufata nk'umuntu ugira ute usenga Imana. Abaturanyi bamenya ko Roger asenga kuko nanjye bari nziweho ko ndi umukozi Imana ndi n'umuhanuzi. Bati nyine bamubona aje kandi nta kitangirizwa yari afite kavuga bati nta kibazo akaza kanabahamagara rwose bura n'umuntu ugira akavuyo kenshi ariko kavuyo ko twagafata kare nk'akavuyo k'abantu bo mu nzu y'Imana nyine harantu bagira ibisazi bisengeye sibyo. Ubwo mwaravuga uti ibisazi bya Roger byo birasengeye ariko ngo yari umusazi nuko byari bisengeye niko nyine nuko byari bisengeye. Ubwo Roger araza akajyaza agenda twaba tuvuye mu materaniro nkajya kubona nkabona araje amateraniro yarangiye gateka mugasanga akahava bihiye ariye agasenga agahanura akagenda akanahanura cyane rwose akambwira ijambo gusa Roger muri misaza yagoza kundeba amatelefone yaramuhamagaraga akayankinga. Ngese Roger ko mbona abantu bagwamagara ntubitabe turi kumwe hari icyo misha. Urumva ko twaramaze kujya mu ry'urukundo. Yego mwari muri gukunda cyane rwose ambwira ko tuzana abana bitari na kera. Cyane ngo ko agira ngo amagambo meza mu kanwa. Meza cyane agira karimi keza ku buryo ushobora kumwizera biri vuba cyane. Yego. Abaki akanjajarika ngo nabantu basengana ngo nabakozi b'Imana ngo kubera ngo ukunazwi ngo nabananga babashaka ko abasengera. Nanjye ngavuga ni nyine nta kibazo basi nyine nicyo kera abakozi b'Imana baberaho nta wihaza mu biribyo by'Imana byo basengera ndamwizera. Ariko iyo ngeso nkabona ahubwo ikomeje gukuraho kugira ngo igende akomeza kumushyira. No iki wakundaga kubona izo telefone iyo yazaga mwaratindanaga? Yarahatindaga. Mwahatindana se ntihagire ibintu ubona by'amajeste? Reka da ntabyo rwose kubera ko n'abaturanyi babaga bahari yabahamagaje nk'igiterane nk'umuntu uzwi gusenga baga bahamagaje. Ubwo rero bakaza yahavaga nabo bagiye. Roger andimamo icyizere gutyo nanjye ndamwizera kubera ko hari n'umwe muri famille nari nabwiye mvuga ati nabonye umuntu ushitanye ndonda no kubana byo kumfasha ubuzima mbayemo reka nyine unsengeri. Ese muri ubwo buzima hagataho nubwo yajyagaza hari uburyo ki wenda yajyaga guha nka 2 igihumbi basi urumva ko yarahazaga kandi agataha? Ubundi nje cyangwa wabikoraga mu kwakira sheri gusa? Jewe nabaga nzi ko nyine ari umuntu nshuti yanjye dukundana kandi twirirwanye no mu materaniro kuntu twabaga dutashye nyine tumeze nta mafaranga yigezama habe na makeya. Ni umubyeyi Grace wari untonze ngo Grace yagiraga hakora cyane nkimara kubura umuryango ni umubyeyi Grace wahise agira ate wahise anyegera niwe wambaga hafi akamubwo bubasha nyine bwo kuba natangagira icyo mbona nambubonye Roger nawe akaza nkurikiranye akashaka kubironkaho
kandi amakuru mfite na Roger nawe hari ukuntu bamupfumbatiza guti mukozi w'Imana agenda ntanapfupfunyurireho gato yangwa gusigira habe n'igiceri cy'ijana ahubwo hari ukuntu natajya kujya mubona nkabona n'utwo mfite ashaka kujya tumaraho habe no kuvuga ni byibuze afite n'abana njye natajya kumukeka niba se umuntu abara mfite abana bangana gutya ninde hayikana umuntu utangiye kunyucyura meze gutya n'aba bana navuga ati byibuze abana bari busigare bameze gutya uyu muntu tuzabana tuzashobokana gusa nkabyirengagiza nkavuga ni iby'umuntu urukundo turujyamo gusa Roger impamvu mvuga ko ari umugabo wanjye twaryamanye gute byagenze gute urukundo rurakuze rushinze imizi hakurikiyeho tape yo kuryama yo mu gitanda Roger rero ukuntu byagenze iyo kururukuru yagize yo gukomeza aza mu rugo ansanga byageze aho abigira ingeso kuko uwo munsi ndyamana nawe yaraje maze kuza turaganira bisanzwe yaravuye mu materaniro nabwo avuye mu materaniro byari kuwa kane twararagamo groupe kuwa kane tugasenga kuwa gatanu byari kuwa kane turi bwinginge umusore araza ari kuwa kane turaganira koko ndakajya mbwira ati rero titeka vuba gahunda yo kujya kwinginga irageze nanjye nkateka nk'umuntu kuko nabonaga na gahunda yo kuhava afite ashaka kugira ngo ahave ariko nanjye mpavuye kubera ko njye navaga mu rugo hari umuntu ndindire ngaza ndaranira abana njye gusenga mbona uko ngaruka nasize abana mu nzu bonyine ubwo Roger rero arakomeza nkabona nta gahunda yo kugenda afite ashaka kugenda ariko mishije tukajyana ndatetse ndayicaye aho ngaho ari muri telefoni ziwe gusa ntago yaje neza yazanye ibiganiro by'urukozasoni yaje kuganiriza yaje avuga ibigambo bibi cyane gusa akabivuga ubona ari bya burage ariko ukibaza umuntu w'Imana uri kugenda avuga amagambo ameze gutyo asenga ngo gira ngo tugire iryo jambo ngo gira ngo tugire wowe ukajya ujyanga kukuvuga ngo gira vuba tujye gusenga ahubwo ari kuvuga ngo gira tugire agakomeza akavuga ngo gira tugire nkibaza iyo gira tugire igahura mu kanwa ke gira tugire ngo gira tugire njyewe simbimenye tugira tugire kandi kandi turi bakuru tuzi ubwenge nkavuga ni se ibintu ari kuvuga gira tugire turi bakuru tuzi ubwenge kandi mugiye gusenga kandi nzi ko tugiye gusenga ubwo mba ndahishije maze guhisha ndarura nshyira ku meza turarya ariko nari kuseka avuga ibyo bintu cyane rwose amagambo ni kuseka cyane pe ari kuvugwa na Sheri mwe kubana kuko gusa narasohokaga hari umama abaga mu muryango wahomba kavuga ati se ririya jambo uriya muntu ari kuvuga kandi tuzi ko asenga ririya jambo rirasengeye niko yambwiraga mu mama yavugaga cyane ati ririya jambo ndumva ridasengeye nanjye mwana ni burage umuhungu muzima ku mukozi w'Imana ziremewe nyine urumva hari uko twabifataga nyine ntabwo duhora mu mwuka nuko mwabifataga uyu munsi umwuka ubanza wajya ubwo rero Roger twari twicaye mu ntebe birahiye turariye turangije no kurya ntegereza ko umuntu azaguka ngo tugende ndaheba kuko nari maze no kwitegura rwose n'abana nabaryamishije uwo muntu gusa kuko uwo muri chambrette nari mfite ububasha bwo kuba nambwiye ati nsize nkinze uwo mukobwa naza nyine naza kuko ndabona amasaha yo kwinginga agiye kurangira naza ugire gute nyine utumuhereza urufunguzo ajye mu nzu asanga abana ubwo Roger cyakoza ni nka satani hari yari yansabye nkurikije uburyo byagenze ni nka satani wari wansabiye kuri Roger gusa ngiye kuba ko namwizeraga numva ko ari umuntu tuzabana sinumvaga ko ikintu nk'icyo ngicyo yanagitungutsa mu kanwa ke urugi Roger ararwegeka amaze niwe warwegekeye nise kukinze ndagira ngo tuganire nk'abantu bakuru nise tuganire iki tutaganiriye amasaha yose ashize uri hano hari ikintu ushaka ko tuganira kindi
umusore ati kirahari. Ati se urabona ntababaye? Nuko yambwiye. Ati urabona ntababaye? Njye ndabona nta kibazo na kimwe ufite. Tikeretse nimba hari ibyo utambwiye mu buzima bwawe. Urabona ko mbabaye. Njye narambwiye nikeretse nimba hari icyo utambwiye mu buzima bwawe. Nkaba nakizi ukaba ushaka kukimbwira. Arangije arambwira ngo umva ngo ndababaye cyane. Ngo none se ngo ahita azansumira. Ngumva ngo wansomye. Ndavuga ni kwa Gina. Ngo ngirene mwari mugiye mu masengero cyane. Arakubwira uti wansomye. Ngo cyane rwose. Ngo mbabarira unsome. Ndamubwira ni se uriseriye koko ibyo uvuze urakomeje kuye ku mutima. Ngo mva ngo nsoma ngo none se ngo sindi ngo ndiki kuri wowe. Yaramwe ngo ndiki kuri wowe. Ndamubwira ni umukunzi wanjye. None se nyine ntigomba kuzuza inshingano zo kuba ndi umukunzi wawe. Ndamubwira ni se koko uriseriye. Ubwo kuzuza inshingano z'umukunzi wanjye. Arangije aravuga yahise ambwira ijambo ngo gusomana ngo bigaragaza ikimenyetso ngo cy'umuntu ukunda. Ngiyo usomye umuntu ngo ni oya yarambwiye ngo nanuza ngo na Yuda yasomye Yesu ngo kandi ngo cyari ikimenyetso. Ariko nuko utamenye yagoye akabizu ka Yuda. Yasakaga akabizu ka Yuda. Yashaka kugira ngo ahari abinsobanurire gusa nyine numva n'uburyarya ngo gusomana ngo ngo we ngafite ngo inshuro sinzi nyine ngafite ngo carte nyinshi cyane ngo akoresha asoma umuntu ko yambwiye ngo nagari bunsome ku munwa. Ndamubwira nti se koko uri gihamya yuko igusomana bigaragaza igikorwa cy'uko ukunda umuntu nicyo kimenyetso cyakwereka ko ngukunda. Arangije aravuga ati none se tisuri umugore wanjye ni se byanditse turasezerana imbere y'Imana no mategeko ndishiri wawe nago ndi umugore wawe sibyo. Arangije aravuga ngo ubwo nago nkunda urujya shyiramo n'intuza n'ipfunguzo urufunguzo barufashe no mu ntoki iwanjye mu rugo hari mu rugo rwose mu nzu yajye muri saro. Umuhungu gusomana birananirana aransumira ashaka ko nsoma ku ngufu biranga turagijyana duca n'irido kuko muri saro yanjye kugira ngo ntandukanye saro naho nkiri byombo harimo ikirido. Nyine numva nabwiye ko ndi imfubyi. Noneho ubwo iyo twarariciye turwana tugijyana ngo bari baryamye. Nuko umuhungu muzima tumaze kurwana arambwira ati ngenda none wanze kunsoma ngaho mpobera ku ngufu kuko numva roje ibyo ari ku ngufu nukubera none nabwe ni se urashaka kubana nanjye cyangwa nabyo ushaka. Nuko byiringiro mutatangira muciye amarito turayaciye pe turashwanye bikomeye. Ndavuga ni rero wa muntu wese uko nari inkozi uko ugaragara ntago ariko nkubonye. Ati sumbonye uti. Arangije ndaje nambwa nise ibi bintu wabikora umbwira ngo mpobera ngo guhobe. Nuko guhobera nabyo turabishwa namuhobeye yambwira ngo reka tugire niko namuhobeye yavuga kuko yarakubwiye uti basi mpobera none ahita avuga ngo mpobera tugire. Nuko yahise avuga ndabwira nise mpobere tugire iki ngo ariko se ntabwo uri kubyumva tugire cyane rwose ndetse tugira iki ngo mva nawe ngo none mpobera gusa nyine bitewe n'ukuntu yabivugaga wabonaga nyine n'ubundi yabaye rusimba mu maso. Ndabwira ni rero wa muntu we dore nta nubwo uri gutinya Imana. Urabona amasaha yo kwinginga urayatakaje uri muri ibi urabona biri bugarukire hehe. Umusore atumva nkubwira ikindi kintu utaroze ati yarambwiye ngo gukora icyaha ngo si icyaha ngo ahubwo icyaha ngo ni uko utemera ko wakoze icyaha ngo mbabarira ngo nkemurire ikibazo mfite. Akimara kuvuga iryo nyine ubyumvishije ndaryumvise yavuze nti ntabwo gukora icyaha ari icyaha ni uko utemera icyaha wakoze. Ndamubwira ni mwami Yesu ntago ari icyaha ahubwo icyaha ni uko utemera icyaha ngo ukihane. Mu yandi magambo reka tugire ku mugani wiwe turajya kwihana. Nuko yambwiye ndamubwira ni ukubwira abantu bose umukristo osa gukora icyaha wakigambiriye. Nambwiye ni umuntu w'umuhanuzi ukuntu ntuzi umuntu w'umuhanuzi uri umuntu wo kuvuga gutya. Ati yego ko Mana atumva ati ntabwo Imana yari yabikubwiye nuko utumvise. Ngiyewe rega
yari yanciye no mu marenga kuko nararotaga nkamubona ari ihene nkamubona ari imvu wajya kurota ukabona byingiro ni ihene gusa kubera ukuntu namubonaga njye numvaga navangiwe numvaga bidashoboka gute umuntu mubona kuriya nkamubona ari ihene ibyo bintu birashoboka Imana yari yagusubiye Imana yari yanyeretse nawe uzi impamvu utavumbuye ibyo bintu nuko wari ukeneye umuntu ukumara igikomere wari ufite yewe nukuri urebye ubuzima nari nsigayemo rwose pe numvaga ko Imana insubije twikomereze nuko umusore biramva pe turagijana koko arambwira ati ndeta mbana nawe ndeta mbibwira mami avuga Grace nyine ngo ndeta mbimubwira ngo adushyigikire ngo nta bushobozi mfite buhagije ngo gusa ngo ndeta mubwira ngo nagari bure kubyumva ngo atadushyigikira ngo twite tubana namwe ndetse turabana twakoze icyaha turakoze turi n'abahanuzi namwe reka nkubwire Roger reba imbaga y'abaturanyi idukikije ninkuteza abantu baradufata gute kuko baradufata gute ko nari buryamane nawe reba abana mfite ukuntu bangana ubu nindyamana nawe hahita ntwara iyindi nda nkifite abana b'indahekana ntanabashije no kureba biragenda gute Roger ati icyo si ikibazo ati warasenze ubura iki nuko yahise ansubiza ati warasenze ubura iki umusore muzima rero ikabutura bayikuyemo yayikuyemo ipantaro yayikuyemo asigara yambaye ishati yasigaye yambaye ishati na muciko ishati ya shokora afite akunda kwambara niyo yasigaye yambaye ahagarara aho ngaho umusore muzima ndamubwira turashaka iki ngiye kuguteza abantu ku buryo ati nawe nturaba wisize ati nawe nuko yahise ansubiza turaneza abantu nawe ntabwo uraba wisize tireba abantu bose bakuzi urazwi n'inaha mu baturanyi urazwi uzuriwe kandi nanjye rwose urumva nawe nturaba wisize ndeba aho uhera nuko yambwiye ndamubwira nti Roger ntabwo ibi bintu wabitinyuka gusa yamaze kumbwira gutyo nanone ndavuga ni se koko wa Mana we nindamuka nsakuje nawe wumva cyakina kubwiye nicyo cyane pe reba abantu bazi ko turi abahanuzi deja bazi ko yanagiye ubu ngubu ndiso ibi bintu nka saa 4 cyangwa saa 5 saa 4 n'igice saa 5 rwose byari bimaze kugera umusore muzima arangije arambwira ati rwose wa muntu we ngende kamamba yambaye byarangiye ntacyo nyiramira wambonye wondi nibwo yambwiye ati ntacyo nyiramira wabonye yari yakuyemo ipantaro yonyine arambwira ati n'ubundi ndigaragaje ntacyo nyiramira ntago nabimbwa ikigwari ati wajya umbona ute nuko yahise ambwira ndamubwira ati se najya nkubona ne urumva ngende uwo muntu wo kujya kwasasa iyo nkuru ku gasozi njya kuvuga ngo Roger ajya kuryamana nanjye kandi urumana none ninjye ntinya Imana ntago nakandarika izina ry'Imana hanze gutyo kuko ndamutse nkuvuze n'ubundi izina ry'Imana ryashyirwaho iki umugayo yanga kunyizera ibyo mvuze turarwana koko twararwanye n'umwana mutarakanguka karabaye amaze gukanguka akajya agenda akajya mukingirana ngo umwana ngagume mu cyumba twe tugomeze turwanire muri saro umwana umva urugi rwo mu cyumba akayishaka kurukinga nyine ngo umwana rerere mu cyumba tumureke ngiye nkomeze ndwanire nawe muri saro ndamwanira Roger uri inyamaswa nta nubwo naba nkibanye nawe uri inyamaswa arangije ati ngaho sakuza abaturanyi bakote nuko yahise ambwira ubwo ntutarabikora ariko utarabikora nyine yambwira ati nusakuza uraba witeje abantu bakote bakuvuga ku musozi ndamwani nanjye ntabyo ndi bukore mva turarwana aratangira no umva cyakoze agira n'imbaraga ko niza abadayimoni ari siniziwe aratangira nkurura imipira akajya ashaka no kuyinigisha ndabwira urambonye si nkubonye ni gute nari ngiye no kubana n'umuntu umeze nkawe ubundi wowe wankundaga cyangwa hari ikindi kintu wari uje ushaka mu buzima bwanjye nta nubwo wankundaga wowe aho gushaka ko ndyamana nawe warangiza ukahita ugira ngo uncuwe inyuma ukigendera ibyo birabaye Roger tuba turaryamanye byageze aho numva nanjye ubwanjye nta n'imbaraga nyifite pe habe na nkeya ariko muryamana utabishaka nyine ntabwo byari bindi mu mutima bitewe n'uburyo yaje kandi nkumva njye nifitiye gukizwa nshaka gusezerana imbere y'Imana nk'umuntu wari uje ashaka ko mbana nawe ntabwo urumva ntabwo naryamanye nawe nabigambiriye
nuko ubwo Roje tuba turyamanye gutyo ndamubwira ni nyamara Roje nteye inda arambwira ati reka ngiye wapi ndabizi mfite ubuhanga bwatuma nagutera inda nuko yahise ambwira afite teki we muri we habamo test ngiye niko yambwiye ati ngiye mfite ubuhanga bwatuma inda ntayigutera none ni uri shubi ibintu uvuze urabizi ti cyane rwose tihumura ati nago nigeze nkutera inda ndamubwira ni byaba ari amahire kuri nge utanyiciye ubuzima ibyo ukoze urabikoze uzagende wihane ngo nge nihanye ngo Imana irabizi ko netsinzwe n'icyaha ubwo nyine we mu gutsindwa n'icyaha aba yababariwe cyane niko ikibazo ni ukutabikoraho nyine uburyo bivuze mu cyo bisobanuye ndangije maze kumva ibyo avuze ubwo ndamubwira ni byaba ari amahire kuri nge tanteye inda nta buzima bwanjye wabasha wagenda rwiza nazajya nkihana Imana izambabarira umusore muzima nta nubwo yatashye bukeye yaraharaye ariyongeza ntabwo yigeze yiyongeza kubera ko yarambwiye ngo wananije arananuka cyane aranuka umva ati wananije ibiki n'ibiki birangije yicara muri saro burenda bucya cyicaye muri saro ikintu cyantangaje gusa pe njyewe n'ubundi sinigeze njyayo ariko naravuze nibyibuze reka njye mu materaniro ngiye gupfukama nsaba Imana imbabazi z'ibintu biraye bimbayeho. Wagiye iryo joro cyangwa ugiye bukeye kwa gatanu amateraniro ari bubi. Icyo gihe naravuze ni reka ngende nicare nature mvuga ibimbayeho gusa sindi buvuga ubinkoreye ariko ndatura ko naguye mu cyaha cy'ubusambanyi niko navuze. Ndangije ubwo babugize gute mba ndagiye mu materaniro naragiye ndicara pe mera nk'uwamenyweho amazi urumva nari mfite agahinda n'umubabaro. Ikintu cyambabaje kurenzaho nagiye kubona mbona Roje araje mu materaniro yirukanka mva n'ihindiri nyinshi cyane atera za haleluya. Yesu we. Roje arabyina, Roje araririmba, Roje arahanura, Roje mva najya mureba natekereza ibintu yaraye akoze nkavuga ni wa Mana we ibi bintu ntibibaho ukarira. Nira mu materaniro mfite agahinda no kuvuga birananira. Ndasohoka njya hanze nta nubwo nateranye kubera ko n'ubundi yaranandebaga nkabona ameze nk'uri no kumwaza. Yarandebaga nkabona ameze nk'uri kumwaza ubona ashaka hari ko sinzi. Yesu akakumwaza yashaka kugira ngo ahari sinzi icyo yashakaga. Kubwira uti igihe wihagarariyeho numva pole sana namwaza gusa yakajya none yaniraga ijisho buri kanya yamuga ni se umuntu udatsindwa n'urubanza ndebera kuntu ari kwigira imbere y'abantu ndebera je ni mpamvu ni muri ayo materaniro yaranahanuye cyane ahubwo nibwo wabonaga amavuta yaje. Yesu wabonaga ari feeling umva wabonaga we n'Imana ari umwe. Ndavuga ni Imana nahise ntaha uziko ibyo nari byo Roje yacishije mwandikira message ndavuga ni Roje Imana izakwanika umunsi umwe ibyo bizajya ku mugaragaro. Arangije aravuga ngo Imana ngo yanika ngo batazi gusaba imbabazi nuko yahise ambwira ni Imana y'ubwo. Arangije ahita avuga ngo ariko se ngo nimba utaramenye ubwenge ngo utaragiye muri napongo nakazi kawe ngo kubera ko ngo buriya ngo umuhungu wasambanye ngo nagajya aseba ngo ngo haseba umukobwa wasambanye niko yahise ambwira. Ndamubwira nizo jate kuvuga iki nyine icyo navuze wacyumvishije ngo uzase ngo nimba uruseba ngo bizagaragara ko wasambanye nuko yambwiye birabaye. Nahise niheza no mu murimo muri gurupe nahise niheza ndica. Jya umusobanurira iki? Naranabimuhishe pe mbanje kubimuhisha muri iyo minsi niheje narabimuhishe magarika muri gurupe ndahahaga ndiheza mvamo nsa nk'uvuyemo bakajya bambaza se wabaye iki nkababeshya
bitewe n'ibyo bintu byari biri mu mutima wanjye kuko n'ubundi naragendaga nabona Roger nzi n'ibyambayeho hagati yanjye nawe avuga n'undi ntago ntase Imana ntiyabinambona naba ndimo ndishushanya nuko ndiheza ndacika mami akampamagara Grace ati se mwana wanjye wabaye iki ko nakikubona nyine akamfasha mu buryo bwa telefoni akatambona gusa umunsi umwe nyine arananganiriza gusa ni umubyeyi uriya muntu Grace ni umubyeyi cyane yahita mba bugufi mba naraniyahuye kuko yamfashije kumva ntuje kuri Roger. Imana imumera umugisha yaje kujya hanze gusa nigeze anirerana pe yagiye hanze nsenga Imana mbabarira azagaruke ubwo nuko Roger twakomeje kudiriringana nihuse Roger ntimwongera guhura na Roger ntabwo twigeze akimara kunera inda narabimubwiye mbwira Roger waneye inda Roger aradiriringa ati koko seti cyane arayemera inda amaze kuyemera gusa yemera njyewe arambwira ati ubwo nyemeye reka duhite dupanga ubukwe tubane nuko yahise ambwira ati duhite dupanga ubukwe tubane ndamubwira ni waba ntabaye ndinze gukorwa n'isoni arangije arambwira ati kumbe muri ubwo bukwe yararimo anjijisha we yifitiye izindi gahunda n'undi mukobwa ariko njye ntabizi ari uri ababana yari afitanye nawe n'umugore afite umwana yebwo nuko yari afitanye gahunda nawe ariko njye arimo aranjijisha kugira ngo ntamenye ibyiwe akamisha n'ayo makuru yuko afite ubwo bukwe n'uwo mukobwa akambwira ngo nanjye ngo tugiye kubana dukoresha ubukwe niyo nda nyine nyitwite ubwo Roger sumbaza yahise agenda nyine agiye mu Bugesera abiyo ahaga akajya tuvuga kuri telefone umbwiye ni Sebasi wamaye n'igihumba kanjajari katireka akazi nibiri kugenda cyakoza nibigenda ndakubwira nimugoro bikaba birarangiye icyumweru kikiruka ukwezi kukirika amezi birakihirika bikaba birabaye ubwo Roger rero cyakoza Roger nawe uri kundeba wowe Imana nikwicana nawe tizagusigariza wowe Oya haracyariho ibyiringiro ubona yarageze ku rwego Imana itamubabarira kuba yitwa byiringiro ntabwo ibyo ngibyo Imana yanabirebaho Imana irahana yagenda nivugiye ngo haracyariho ibyiringiro se yuko katubare Roger nk'igiti cyatemwe keretse Imana sinzi ariko umutima afite uratandukanye si yambeshye se ko tugiye kubana kandi nyine yifite undi mukobwa bari gupanga ubwo bukwe kandi nanjye nawe numutegereje yakomeje reka arabimisha koko arabimisha nanjye ndaho nyine kubera ko ntabwo nigeze njyasasa cyane uriya mubyeyi Grace sitori zose nazimuhaye aje ni nabwo yahise amenya ko ari Roger waneye inda nuko arangije dore gusa cyakoza Roger uri feke cyane uri feke uri ingayi wowe uri ingayi impamvu Roger ari ingayi Roger uriya mubyeyi Grace akimara kumenya ko ntwite yarankomeje kwa ko njye numvaga n'ibintu byo gusenga mbivuyemo bitewe nuko nabo mu nzimana nabonye ari nk'abo hanze ndavuga ni n'ubundi nabo no mu nzimana nacyo nzasangayo nabo ni abasambanyi ndangije rero uwo mubyeyi wanjye Grace n'ahari Imana imuha umugisha ikumera umugisha sinzigera nkwibagirwa ribi nabaho n'ibinashoboka cyane kuko iki kiganiro no kuri channel kiri bujye n'ukuri naho arabyumve ko mushimiye yari yarabimbujije ariko hari impamvu itumye ngiye ibintu mbikora yego impamvu ndanayivuga rwose ndi buyivuge aguteye inda kugira ngo ashake ubimenya ko ubukwe utwite byagenze kugira ngo ashake akora ubukwe nyine wabimenye ryari kagiye gukora ubukwe njye nabimenye ahubwo barimo barapanga urukiko wowe rutaraba yego nabimenye urukiko barimo bararupanga Roger akimara kumenya ko nabimenye ko urukiko rugiye kuba yaranyegereye aranyegera uzi ikintu yankoreye kuva yakoze urukiko inda igeze mu mezi 6 yaraje aranyegera
mbese ubona ari umuntu ushaka kugira ngo amposhe kuko none mvuga ko ngiye no kumufungisha bita mu matwi ye aza bizanye ko ngiye kumufungisha kumurega aza bizanye yari afite inote mu 10 arangije arambwira ati wase rero bitewe n'inzara n'abana n'iki akiri mu 10 ndagiye mu cyumweru muri kiriya cyumweru harandi guteganya amafaranga ngiye kuyashaka nzayaguhereza 40 utangira ukoshereze n'umwana nta bushobozi mfite urabona nambwira rero n'ubundi amezi ashize ntacyo ugeze umarira kwa bitewe n'ukuntu namubonaga arimo arabivuga nabonaga nawe n'ukuri kumurimo no kugira ngo ayo mafaranga yamaye nk'uyanjugunyira yaramaye yashyira hariya mbona arongera arafashe ngo ahari ngo umenye nta nayo ushaka nambwira nti sundi warujuje kuyama cyangwa warujuje kugira ngo unyumve wumve nimba hari amakuru yawe nzi arangije aravuga ati amakuru yanjye urayazi ndabizi atagusa nta ibyo bintu nzabijyamo ari uko njye nagukoshereje nzabijyamo ari uko nagukoshereje ndavuga ati nta kibazo genda mu mutima ati n'ubundi ndanikuriye ntago ibintu byabivamo byo kujya gusirikirana nawe ngo ndamurega cyangwa ndamuhagarikishiriza ngo ibyo y'ibirori byiwe reka mureke azibereho nyine icyankoze yarakinkoze byararangiye ubukwe buraba nuko nari nanabizi rwose yamba ntago nge ndi nka Roje ntago meze nkawe iyo mbishaka nari kuguterera kavuye mu bukwe bwawe ku buryo warabutashye ntabwo nigeze mbutaha nari nkuriwe pe nari nkuriwe kandi urumva n'abana yakoze ubukwe nkuriwe yakoze ubukwe nkuriwe rwose ni nkuriwe yarakubeshye kubana yarambeshye ko tuzabana byose birantungura bimaze kuntungura cyakora reka mbabwire hari abantu hari igihe Imana ikora akane kagucira akayira njye nari nzi ko ubuzima bwanjye burangiye bitewe niyo nda nari mfite n'ukuntu mbona Roje n'ukuntu nari meranye nako yatangiye kuntesha umutwe ubona atananyitayeho iyo Mana mami ndagushimira aho uri ubyumve ko ngushimira ese kuki Roje yafashe umwanzuro wo gusebya Grace azi neza yuko yamukuye mu cyaro akanamufasha muri icyo kintu Grace azayo makuru ariko ntabangamire ntanagire gute ngewe ni nayo mpamvu nyamukuru itumye ibi bintu mbivuga ku itangazamakuru Roje ningayi gute yahangara akajya gusebya umuntu bingana kuriya azi n'icyuho yamubikiye yaramuhishyigikira akaba yubatse n'urwo rugo ibaze n'ukuri ndakubwiye ngo ni umubyeyi wambaye bugufa aramposha ndi kubyumvere umwana wa mbere arya ngo afite imyaka 3 uwa kabiri umwaka n'igice uwa gatatu ubu afite amezi 3 urumva koko Roje yarakuriye kujya ku kinyamakuru akavuga ngo Grace yankoreye ibi azi neza ko yamufashije we nako ni uringayi nuko rero ntacyo mwihorera Imana izamugayisha twikomereze nuko Roje saza kugukoshereza Roje ankoshereza icyo kintu se yanagitinyuka ndakubwiye ngo naranabimubwiye tikubona nenda kubyara ukabubona ntago uzakoshereza umwana wawe noneho uri umugabo utazashobora gukoshereza umwana wawe ese nimba uriya mubyeyi yaramenyeye buri kimwe akangabura utarohari byose akabimarira byibuze no kuba umugabo ngo uba intwara ahantu hamwe honyine birakunaniye ukoshereza umwana wawe icyo kirakunaniye nta nubwo wamufasha ngo nyine uzibe icyo ku byagukoreye ko ari wowe watumye mbasha no kugira imbaraga mfite ubu ngubu ndi imbere y'Imana sindi kumusebya nubwo ndimo ndamuharabika pe ntago ndimo kuko nta n'inyungu mbifitemo ngewe nta nubwo naje hano kugira ngo musebye sibyo oya ni nabyiza kuko abantu erega n'abandi babaye nkawe hari ba Roje benshi ubutworoye shabara nahari kweri ntago nje kugira ngo musebye sibyo gusa ibintu yakoze ntago ari ibintu by'umuntu w'umugabo reba ukuntu yaje kwanika uriya mubyeyi sibyo imva icyambere ndakubwiye ngo niwe muntu wankoshereje uriya mubyeyi Grace aragenda kugura aragenda amenyera buri kimwe kuva ku n'imyenda umwana wanjye yambaye nuriya mubyeyi wayimuguriye wayimukoshereje ubu se mu mezi 3 umwana amaze Roje amaje kugusura nka kanga ndakubwiye ngo n'umwana yamuboneye mu iteraniro icyo genza gushima Imana
washimye Imana nako akajya ari aho ngaho ngo kikajya gihengereza oya nushaka ubivuge oya akajya gihengereza akarunguruka umwana cyane rwose ubona ari n'ibimwaro baranasana ahubwo nta nubwo amujinjikiriraho mwami Imana ndatsengeye umwana uzamurinde karande zasi mu izina rya Yesu Imana yo mu ijuru ibyumve izayimwamurureho izamwamurureho ngo niho yamurungurukiye ndakubwiye ngo basise kuva wabyara uyu mwana wa Roger nta kintu arakora kuri uyu mwana uzi ikintu yakoze twari tuve mu materaniro ari nimugoroba turatambikana twari turi abantu batatu nawe wa kane twaratambitse tugera ahantu kuri kantine arangije aravuga ngo wase ngo rwose ngo nibaguhe icyayi icyo cyanga cya 200 ndazi ry'ijana nuvuga ngo turuwasa igiceri kimwe cy'ijana 2 3 nirindazi ry'ijana n'icyayi cya desi cyane rwose nicyo umwana wawe nibyo ngibyo azi kuva nabyara nabwo twari tutaravugana kuguha 10,300 cyane rwose kuva natwite ndamezi 9 ubwo se nta kindi gihe yigeze mwahuye rimwe gusa ndakubwiye ngo cyakoza da umva gushishimwe byarabizi yaje cyatse ubona rwose ari ibintu bimunejeje gusa n'indyarya nanone azaje ikintu mbonye bitewe n'abantu maje kwakira kuri Roger iyo mu mubiri we harimo gutera inda ubanza habira ahubwo araka ubanza habira kuko azinda yifite mu ntoki mana yanjye icyo nge mbonye kuko nundi nawe yadomyeho rimwe irinjira nawe adomaho rimwe kandi bo ntanda yatera batafashe ndi n'umugore wa kane rega ngende umugore wa kane ko mfite amakuru ko hari n'abandi bari mu nzi hari n'abandi bakubarire mu cyaro afiteho 2 n'umwana nakiriye wa 3 nawe wa 4 n'uwo abana wa 5 cyane rwose ubwo se ubwo urumva ibyo bintu ko kari ibiki nk'abantu basenga ni gute umuntu azamera gutyo n'abantu ari kujyana mu ijuru cyangwa arimo arabajyana hanze ubayeho ubuhe buzima ngewe rero mwabantu mami ntako atakoza aragufasha ngewe yagize gute ubayeho ubuhe buzima ndakubwiye ngo ni bwa buzima bwo ni ugupfundikanya sibyo kubona icyo abana ni ikintu kigoye cyane ntago umuntu eregana mami nubwo nakaba atagize ariko nayagira ibibazo bimugora sibyo se ntago umuntu nyine yavuga ngo arakumenyera buri kimwe sibyo bitewe gusa nyine ukuntu abana ndumva ni 2 ni ndahekana uziko Roger Imana mubarire niwe wateje niwe wateje umuraba Roger uyu muraba wateje ahubwo ibi bintu byabaye kuri umubyeyi wacu mami ni ikirakirura cyari kimurima atakizi kubera ko yaza kumumenya akamwanurura hakiri kare atekereza umutipe avuye kugusambanya mu gitondo cya kare araje arahanuye araje utututerevekire tayini moraje cyane rwose ndu witeka pe cyane rwose ati mvugana namwe tore akabyinagana cyane pe cyane ngena namuturiye cyane bikomeye namaze birababaje ndabimubwira ahubwo nta nubwo mubizi muri iyo minsi yaraje narabyaye nyine muri iyo minsi ubu n'agatelefone kanjye yarakajyanye ubu yaraje aza kugusura gutwara agatelefone cyane rwose agatelefone kanjye arakamurura akajyana yaje aje kuduha inkuru z'ibyabaye kuri uwo mubyeyi aje kuziduha ameze nk'ugira ngo amubangishe n'ubundi wabonaga ashaka kugira ngo yumve ikituvamo gusa asanga nta makuru tumuhaye ubwo rero ambwira ati hari ahantu ngiye gusengera mbabarira ahubwo cyakoze amenya ajyana imitaha abantu ati mbabarira rwose kuko yari kumwe n'undi muntu nyine n'umukozi Imana baziranye nanjye nzi ndavuga ni uwo mugendana nuko ndangije ati nteza ako gatelefone ngiye gusenga ku musozi hari mu ishyamba rya Jebeka ariko ndashimira leta murerekwa nukure ahubwo ibi bintu abantu bo mu nzego mwubahwe cyane gufunga ubutayu uko nyine yaragiye arara mu butayu naga telefone kanye ntiyanakagarukanye yagiye ntiyayigarukana agenda agiye ubu nta nubwo ngira telefone reka yarayijyanye agenda agiye ariko ubwo mwabonanye rimwe twabonanye Roger uwo ngo anerinda turwana ndavuze nti mwaryamanye rimwe ni nka 2 urumva ko
yarijajaye nyine yari gusa ikibi cye ntago aza neza, aza nabi, sibyo, aza nabi, aza ahangana. uyu mutipe urumva yuko ari ikibazo, ntago byoroshye pe, aza nabi, aza nabi rwose. uyu munsi wa none kuko ndeba ubuzima bukumeranye nabi, abo bana batatu wa muntu ni ibibazo gusa. nge turi kugana ku musozo, ni ikihe gikomere ubona cyagukomerekeje uyu munsi wa none? ubu abahanuzi muri wowe uri kubafata ute? ese abantu basenga? rero nanjye ndi umuhanuzi byo, kandi hari abahanuzi abahanuzi Imana baracyariho, gusa bitewe n'ibyo umuntu ashobora Imana yarakuburiye pe, Imana yahuye nawe ko n'uwo muntu utuye aho ngaho yarabikubwiye utaye amagambo, ntagasengeye yumva ko ari Imana ivuganye nawe. nyine nanjye nagize amatwi hari nanjye atumva. none se amatwi yawe yari arimo ibiti? amatwi yawe ibiti byari birimo ni n'ibihata, ahubwo yari harimo ibiti ry'ijambo wabwiwe ko mukunda ngo pe. rero umuntu wakubwiye ko mukundana agukunda agakora n'amajesta akwereka ko agukunda, bigoranye ko wamenya umugambi agize ute afite n'ubundi muri iryo joro. nuko byanjye na Roje bimeze. uyu munsi mbayeho nyine bigoye, ni ukuba navomye cyangwa nameshe. isi ko Karaze nawe ari mu ntambara zitamworohe muri ibi bihe. ntago yorohewe, sinanamutera amabuye mubyeyi wanjye, ntacyo nagushinza pe, nta na kimwe, ntacyo. ko mbayeho nyine uko amerewe ndakuzi, sibyo, gusa niyihangane, nta kitagira iherezo, bizarangira bizashira. kandi rwose ahubwo Roje se azamusaba imbabazi, buriya yakoze azamusaba imbabazi. se buriya Roje ubundi iyo umurebye agira umutima? buriya se shana bawumubazemo nta mutima agira, kuko yaba agira umutima hejuru y'ibyo Grace yamukoreye kuri njyewe yaba awugira. nihe nama wagira umugore wa Roje afite none? njyewe inama namugira bwo ararya ari menge. ko ejo mugiye kumushyira aba bana bose, umwe babiri batatu, arya ari menge, arya ari menge. ese we ko tutagira uyu mutima, arabizi ko abana bafite. ejo bundi Roje yagize gutya aramuta, amaje kumuta abagira neza bafashije uyu mudamu. Roje yakira telefone yuko umudamu yafashijwe, atangira kubuyabuya agaruka. ubwo utwo dufaranga urumva nidushira Roje tutazashirana na Roje? ndamugira inama, kuko nanjye yansanze azi ko ndi nyiri imitungo, iwacu bapfuye bakabinsigira byose, nicyo cyamuzanye. amaje hari akantu numvisha aho rero, nuvuga ngo bishatse vuga ngo Roje gahunda yiwe ari gupanga umuntu yabona bahura ufite ubutunzi. ndavuga ngo yaje azi ko ndi nyiri imitungo, iwacu bapfuye bakabinsigira njyenyine. amaze gukurura amakuru yuko atari njyewe, ahita abigenza gutyo. ahubwo none ndi kubwira uyu mugore we ngo narya ari menge, kandi nawe agira uyu mutima wo kugira amakenga. ni gute umugabo yagutagutere muri iyi situwasiyo, yakuma ufite amafaranga akongera akagaruka? none se kuki ubayeho ubuzima bubi n'uruhinja uwakubyariye ahari, uwakubyaje ahari, uratekereza iki muri ibi bintu? njyewe cya mbere Roje nta kubifasha afite bitewe n'uko umubona, ntako pe. kuki utakwirengeza amategeko? kuko nubwo mutasezeranye, nubwo utarasezerana na Roje, mutigeze munasezerana, ariko ntekereza ko hari uburenganzira bw'abana. kandi uburenganzira bw'abana nta buyobozi n'ubu na bumwe budafite aho barengerera abana. kuki uyu Roje utamurega? njyewe biba ari ibishoboka ko murega, namurega pe, umwana wanjye akabona ubutabera, sibyo? cyane ko reka yarabyanze. umwana wanjye yanditse kuri njyewe njyenyine, njyewe ubwanjye. yigeze yemera ko yaguteye inda mu nyandiko? oya, ntawe pe, ntawe rwose, habe na hatoya, ntawe. ariko umwana aramwemera, n'ubu ngubu umuhamagaye kuri telefone. n'akari kode se gahari ko yamwemeye? ntago yanshyize blacklist,
yanshyize blacklist kuko nta na telefone ufite ntayo pe gusa ko yayijyanye. hari umuntu udukurikiranye sibyo by'ukuri urababaje njyewe uri gukurikirana twicaranye urababaje teye n'agahinda abana 3 ndafite akazi ncungiye ku kiraka cyo kuvoma cyangwa kumesera umuntu ese ubu hari agashinga wumva wakora cyane rwose ubonye nk'udufaranga hari ikintu ubona wakora nagikora ahubwo gikomeye cyane ko n'ubundi Roger ntanzagira Roger nta kazagira mu byo maje kubona ni ukubyara yigendera nk'inzoka yigendera ari kuvuga utarigiye nzagwa ku mugore ufite imitungo cyane pe kuko urebye niyo tageti yaje ansanga harayibura. Rero reka nkubwire twihere nimero ya telefone kubera ko impamvu nshaka gutanga nimero ya telefone ese uratanga iyihe noneho ko itari simbizi gusa nyine ndayifite nimero za nyamasimukadi ngiye kuko ese bahamagara simukadi itari muri telefone sinukoresha swap uyishyire mu kisi urakora swap uyishyire mu Imana indengeye yaza mu buryo nka reka nkubwire reka rero nkubwire nimero ya mama uyizi mu mutwe urizi mu mutwe ngere hari abantu hano badukurikirana bafite imitekerereze biri hejuru ku buryo umuntu agukurikirana akabona ikintu ukwiye. Impamvu twari twicaye abakunzi bacu hari ibintu biri kugenda byiyoberanya hirya no hino. Tanga nimero yawe ya telefone cyangwa se utanga iya mami n'undi ukurikirana isezerano cyangwa se ukuri nyako no kuri Garasi Official kiri bugereho iki kiganiro byibuze umuntu ubona yakuremera ubuzima ukabona ako kantu wakora wacuruza nk'abandi dushinga tugiye tworoshye byaba byiza kurushaho. Aho ngiye ndabona n'undi nimujya kurega Roger azabaho ikisi mwazatwara ishati nabonye ari atata afite nukuri pe narayabaza nagenzuye ibiganiro mu rusengero ni amashati 2 n'agapira yaguze ejo bundi naguciye mu ijambo se yo ni mami uwo mubyeyi niyo yamuguriye ntari ngewe ahubwo ngahibaza none uvuga ngo uyu mwana ahubwo uyu mugabo Roger akuye amasengesho ya nyayo kuko nafite inyatsi ikomeye ni igisitaza nyine cyaheraho Imana oya ntago ari igisitaza cyaza akaba n'umuntu watumwe mu nsengero cyane wasanga bwo yatumyeho abantu b'Imana kuko aho amakuru erega ubu si wowe wenyine twebwe ama message tumaze kwakira ni menshi ntago ari wowe wenyine nimba yari ububagi wawe ari unari kukubwira utubukwe turabukora ngo pe urumva bagategura bakajya no gusura imiryango agakora ubukwe ariko buriya bukwe ngo nabwo bwatashye bya hatari ari icyegeranyo ngiye kubakora cya buriya bukwe gukuntu yari yabuze marene na pare urumva marene akaboneka mu gitondo na pare urumva ayo makuru ngiye kurumba nyicare yari yaniyemeye cyane akahaboneka akavuga rero reka twiyeranje bigende gute bakamushyigikira muri ibyo bintu byose nk'umuntu uzizi wa Yamanda. Mfite n'amakuru yandiko ngo yari yavuze ko azambara n'imyenda ya badebeni bambaye ngo arangije ngo no bambambitse bamugenda mideni. Buretse we ibintu ndi kwakira ni ibintu bikomeye. Uyu mutipe yikoze ahantu hakomeye tekereza kugenda ugasebya umuntu wagukuye mu cyaro ntago Imana yakubabarira ntago yakubabarira akakuzana akagushyira ku gatuti kagerwaho n'uwase yamenya n'ibyaha byawe akabisha ibyaha byawe akavuga utari nta wamenya uyu muntu yazahinduka Garasi ahantu ari Imana imuha umugisha Imana imuha umugisha cyane pe yarangiza wakicara nk'intwaro yabaga bugufi bwa Garasi kugira ngo ikintu ari buze kuvuga kize guhita gifata izindi mbaraga n'indi sura mu bantu urumva urugero urumva nkanjye hari nk'abantu ngiye navugaho kuko nagendanye nabo abantu ntibahite bagahita bavuga ibintu Justin avuze n'iby'ijana rero umuntu wahaye kirakuri ya mutipe yaramubeshye cyakoza nakazi pe nakazi aragenda ku kigemakuru arapfukama kandi Imana ihumugisha Garasi wari no kwiyahura byo ngewe yarakoze cyane niyo mpamvu uwo mwana abo bana kumva ngo umuntu wakubwiraga ubukwe akagufata ku ngufu erega ni ku ngufu yagufata ubundi kuki mutarega aba bantu nimba hari itegeko rivuga uti guteza akajagari ubwabyo ku mudamu mwashakanye ukamukorera imibonano nabi
cyangwa se ku gahato waramukoye. njyewe rega nashatse no kumurega. Hari itegeko ribihanira. njye nashatse kumurega. Abantu dukurikiranye mumenye n'ingingo zibarenge. N'umugore nashatse ngiye nkamukwa tugasezerana ntago nemerewe kumufata ku ngufu kumusaba ku gahato. Ntaswe umuntu araje gucira irido ufite ibihamya n'ibimenyetso ufite abana b'indahekana kankoresha iryo jambo niri kubabaze aguteye indi ndahekana nanone nta kazi ufite habe n'ijana mpaye nta diporome ufite nta umuntu araje arigiriwe yidegembya aho ngaho aguteye indura babaye nta pfo nta na ruguru ufite uripapuka ni mama abana ejo bakeneye kujya ku ishuri nta buzima ufite undi ari gukora amakwe ari kwirirwa kuri kamera asomana n'umugore we arya amafaranga atanaduha rega atanaduha ararya amafaranga atari no kubaha ntanaduhe umwana nta mata afite umwana nta gikoma afite mu buzima bwo muri iyi Kigali muri karitsiye mugenda munyuramo munatukisha izina ry'Imana ibiki n'ibiki abo bene nk'abo hari amategeko abarengera mujye mugana ubuyobozi bubarengana. njyewe yaranyegereye kuko yarazi ko nyine nari ndi kumbwira ko ngiye kumurega n'ubundi arambwira ati ni ukuri ngiye kugufasha pe ngiye kugufasha mu cyumweru nzajya nkwaya nk'ibitano by'umuceri nkuzanire kirara mu nzu rye nakumva n'ubundi yaneye inda kandi kugira kazamfasha ntabwo nabyanga sibyo. urumva nimba ari ibiro 5 by'umuceri ubwo akeneye kuzajya ajyana ubwo 5 gukuba 5 ni kangahe? 25. ubwo ni umufuka w'umuceri agiye kujya agabanya abagore mu cyumweru. ubwo se ayo mafaranga Roger nawe ahantu uri gusa ku nama rugira uriya mugore nawe abe maso pe simbabeshye nabe maso kubera ko nama amahirwe ahari ntanda aramutera uriya mugore ubanza ari yamenye ubwenge ahubwo nimugire n'inama nashaka abaretse iki abaretse kubyarana nawe. none se ruriya rukundo rwajemo n'ukuntu baje biyegeranya urabona biriya se na makabya nkuru birana n'uburyarya ukuntu uri gutunga mikoro Roger biri kunsetsa nka wayishyize ku munwa wawe. biriya ni ukubeshya kuko Roger ndamuzi neza cyane ndamuzi abirebe kuko ndabizi arabibona abirebe abyumve neza kubera ko biriya ni uburyarya gusekana imbereka umva. Niki wabwira? icyo namubwira nihane kuko natihana azapfa. Mana urupfu zara rwagiye nijwi ribikubwiye se ko impamvu mbivuze akora ibintu avuga ngo ndihana kuko ashobora no kwikanya kahita apfa kuko nta adresse afitanye n'urupfu ntabwo ruteguza. niyegera Imana areke kugusha n'abakozi b'Imana kuko ajya munsi noneho we nta nubwo ajya hanze aza mu b'Imana ni haza nta nubwo areba noneho no mu bakristo basa ntagarara mu bakristo azeba ku ruhimbi ahubwo ni afite dayimoni muri mabwo yasabye imbabazi abanyarwanda bamusengere koko pe ntakajya abeshya ngo nabagendanya bamushutse ngo batuma ayoba nubwo nibimurimo nibikurimo ahubwo sinzi impamvu ahubwo utiyegereza Imana bya nyabyo. uri kumutunga mikoro nkajya ngo ugiye nko kuyimukubita ubu muhuye ni Roger uri kwitunga ubu muhuye Roger wamubwira mucakiranye nona ubu duhuye cyakoze sibyo ko nani kinamubwira ngo ate gusuzabona ntabwo yasiki katugushimire ukomeze kwihangana kandi ukomere hari Imana itabara hari Imana igira neza kandi yiteguye kukurengera pe ndizeye kandi ibi tubwira abantu ko ntago ari ukuza kuvuga ngo usebeje Roger ahubwo ni igihe cyari kigeze cyo kugira ngo Imana imugaragaze n'ahandi hantu hose azajya nawe ubwe yitekerezeho gusa njye inama nagira Roger ibyo yakoze birahagije niyubaka urugo nukuri anamukoreye ubukwe nashikame yubaka urugo aharanira ibitunga umuryango afite nonaha Imana nimucira inzira ajebuka ko yabyaye hirya no hino afasha abo bana turagushimiye cyane murakoze cyane yego bakunzi bacu rero turabashimiye komeze mukore subscribe yari Isezerano TV kuri Nyako TV turabakunda cyane ibiganiro byacu nakagaruka ciao ciao.